Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa kuri telefoni, wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye abandi bayobozi b'ibinyabiziga baba bagomba kuguha inzira, ni wowe uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hari abantu bakunda guhitamo D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Impamvu B itaba igisubizo cya nyacyo, bari kukubwira ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Oya, ahubwo uzatambuka mbere ahantu uri kubona kino cyapa. Ntabwo wakibona hano ujye gutambuka mbere muri rindi sangano ry'umuhanda uri buze kubona iyo hirya. Oya, ahubwo utambuka mbere aho ngaho nyine n'ubundi uba ukibonye. Niyo mpamvu duhisemo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaro murakikure na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibuba bushobora kurenza ibihe bipimo? A. metero 1.25, B. santimetero 30, C. santimetero 75, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe duhitamo B, hari igihe duhitamo A. Ese tuzahitamo A ryari metero 1.25? Tuzahitamo B ryari santimetero 30? Reka nze nkwereke igihe uzajya uhitamo buri kimwe. Niba kubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande idafite, uzahitamo ko ari metero 1.25. Nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo ko igisubizo cy'ukuri ari B, santimetero 30. Ndizera ko uko bazakikubaza kose uzahita ugikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ndakeka ko ramusamo rero hano A, ndizera ko waramusika yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibusa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare
uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukorere imwe utitsinda turagufatire kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka zambihance, mubona ko biba bifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Kino kibazo hari abantu bayitamo B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Uvuze ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, zambirance wabuzikuyemo, ariko iyo uvuze ibinyabiziga ndakumirwa byose ubu bishyizemo zambirance, ibinyabiziga bya polisi n'ibindi binyabiziga byose ndakumirwa. Ndizera ko waramusamo rero C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Utarabahisemo niza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urayita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A, amapikipiki. B, velomoteri. C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo yivugije ihoni ikiri muri metero 20 uba wabyumva. Ndizera ko rero uramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bigomba kugira ihoni sanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Impamvu bambivuza nuko mbazi ko hari ikibazo babibaza ukazasubiza ngo ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda nibyo bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni nijoro. Agomba kugaragazwa gute? Muri make umuyobozi atabona muri metero 200 bagaragazwa imbere n'itara ryera, naho inyuma bakoresha itara ritukura. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo ushobora kurenga metero 6 z'uburebure, batonze umurongo barenga metero 6, no mu mpande z'iyo mirongo hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera. B, amatara menshi y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icunga rishije. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6, mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utarabahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ko ntabwo ari impande 3, ntabwo ari impande 4, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda?
A. Birabujwe gukata iburyo. B. Tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hase cy'ukuri nta kindi ni A. Birabujwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ko narimo agafresh gakata iburyo ariko gacishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bakaba bari kukubuza gukata iburyo. Ndizera ko uramutamo rero igiso cyanya cyo ari cyo A. Ndizera ko uramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, biba bigomba kugabanywamo amatsinda, ari byo mwita koruteje. Iryo tsinda riba rigomba kuba rifite uburebure butarenga metero 50, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubera ibinyabiziga A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hase cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntabwo bikurikiza rino tegeko. Nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500, ntabwo bigabanywamo amatsinda, biba bigomba kugenda ku murongo umwe. Ndizera ko uramutamo B. Ndizera ko uramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, agomba ibi bikurikira. Haba hagombwa iki? A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hase cy'ukuri nta kindi ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Bishatse kuvuga iki? Ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa, cyane cyane bino binyabiziga bikururwa n'inyamaswa ni bya bigare bakoreshaga kera, ariko n'ubu ngubu hari aho bikiba. Byakoreshwaga hari mu butayu bwa Sahara, hari mu majyaruguru muri za Egiputa. Bakoresha biriya binyamaswa biba biri gukurura ibinyabiziga, ugasanga gikuruye nk'ibinyabiziga bitatu. Rero iyo uburebure bwarenga metero 18, hatabirimo icyo kinyabiziga cya mbere baziritseho, habagombwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndizera ko uramutamo rero A. Ndizera ko uramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Umuntu ari kwambuka umuhanda ariko yitwaje inkoni yera y'abatabona, bivuze ko atareba. Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ukibona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda afite ya nkoni yera y'abatabona, ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, ukareka akabanza akambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe, kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kugenda gahoro ugahita uhagarara ukareka akabanza akambuka. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu yakoze iki? A. Ni meza kuko tumureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndizera ko uramutse B, ndizera ko uramutse cyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. Kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakunda kubikoresha nk'iyo umuyobozi agiye gutambuka cyangwa se habaye n'umupira hano muri stade Amahoro, mujya mubibona bafunze imihanda runaka, hariyo bari kubategeka mugomba gucamo, bagashyiraho bino byapa. Rero kino cyapa iyo ukibonye imbere yawe, icyerekezo kiba gitegetswe kunyurwamo no gukata iburyo gusa. Ndizera ko uramutse C, ndizera ko uramutse wa papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nawe ukoreye ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Bikorwa mu gihe kingana iki? A. Amezi 2. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko ibyo bikorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse mu minsi 8. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, bikorwa mu minsi 8. Ndizera ko rero nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora kubera ko mbikubwiye hakiri kare, kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere?
kugira berekana ahantu habi. Wenda ni igihe cy'imvura, hari ahantu hacitse inkangu haguteza ibyago, bashyiraho itara ry'umuhondo, bashyiraho itara ry'umuhondo rimyatsa bakubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. None iryo tara ry'umuhondo bashyizeho hari icyo ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A ntacyo gihindura, B abo rireba nibo batambuka mbere, C abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ntacyo gihindura, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, abo rireba nibo batambuka mbere kikaba atari igisubizo cy'ukuri, na C abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere nacyo kikaba atari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A ntacyo gihindura, uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Icyo kimenyetso ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, ntacyo cyahindura ku byapa byo gutambuka mbere, ntacyo cyahindura ku maferuje, uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda kubera ko haguteza ibyago. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, C buryo bw'amasangano, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Iryo tara ry'umuhondo rimyatsa n'ubundi ni rya rindi bakoresha bari kukwereka igice cyaguteza ibyago. Rero baba bashobora kurikira kuri buri nzira cyangwa se hagati y'amasangano. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A biba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B biba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bavuze ntugire ngo ari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa n'abayobozi b'ibinyabiziga barimo. Babibona ku buhe buryo? A babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, B iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, C babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ahubwo bino binyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Nujya mu kizamini urakora mu kanya bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, bakakubwira bino binyabiziga bitatu, uzamenye ko uzahitamo ko A na B na C ari ibyanyabyo, uhitemo D ivuga ko ibisubizo byose ari ibyanyabyo. Niba vuga buri mwaka turahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino binyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, na bino binyabiziga
bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hakaba hari rero byapa bibuza bivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Rero nabwo ubu bubujijwe kuhaparika umwanya munini. Naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, kubera ko haparitse baza guteza umuvundo mu muhanda bagahita babangamira imigendere isanzwe ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa ubundi kibuza kunyuranaho ibumoso kubera ko iriya modoka iri ibumoso uri kubona ko iri mu mutuku, bivuze ko ubujijwe kuryayo. Ariko se ku bihe binyabiziga? A. Ku binyabiziga byose. B. Ku binyabiziga byose bifite moteri. C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kino cyapa kivuga ko ubujijwe kunyuranaho, birabujijwe kunyuranaho, ariko uzabujijwe kunyura ku binyabiziga byose, ubujijwe kunyura ku makamyo, ubujijwe kunyura kuri zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ubujijwe kunyura ku mavatiri, ariko uzaba wemerewe kunyura ku binyabiziga bifite imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, kubera ko bavuze ngo ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose. Ibyo wemerewe kuba wanyuraho ni ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ndizera ko waramutamo rero se, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ni ryari uba wakikwakiriza icyarimwe ibinyoteri by'ikinyabiziga byose? A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa se mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda si ikinyabiziga cyawe cyacitse feri, kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko waramutamo rero C, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora iyo ugeze hari ahabereye impanuka? Ikintu cya mbere ukora, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi uba ushobora guhita ukora? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. C. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri
by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Uhita umenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe kubera ko hari abakomerekeye mu mpanuka, kugira ngo baze babaho ubufasha. Ikindi cya gatatu uba ugomba guhita ukora ni ukumenya neza niba bahamagaye n'ababishinzwe, abapolisi bakahagera. Ndizera ko uramutse rero A, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Kuri polisi uhamagara 112. Ndakeka ko rero uramutse A, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbakiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira guza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukundira guza twigane mu ishuri, cyangwa se bitewe n'amasaha uboneka, kubera ko iyo tukwigisha mu buryo bwa online uduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789951626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tukwigishe mudasobwa, yaba yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se gutegura ikizamini neza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.